Akunze dukunda inshuti z'umuryango, twongeye kugaruka kubaha uburyohe rwose kugira ngo ibintu bigende neza. Agatanga rero tugiye kubacira umugani wa George Baneti igice cyane. Hey, bana batumuzi byabaye kuri uyu Baneti. Ni umuginga sana. Reka nze mbasomere ubundi mwiyumvire. Kera hariho umwana w'ikizeze rwose akitwa George Baneti. Umunsi umwe nyina rwose amwohereza kumugurira inshinge ku isoko. Umwana aragenda, amaze kuzigura, agaruka zipfumbase mu gipfunsi. Ageze mu nzira, abona inyoni zafashwe n'umushiboka. Iruhande rw'ikirundo rwose cy'ibyatsi byumye mwabana. Ariyamirira ati, mbega inyoni nziza, kereka nyifashe. Agira za nshinge, azishinga hehe mu byatsi rwose, yanga ko zimubuza gukoresha amaboko yombi. Amaze kuzifata, amaze gufata ya nyoni, aragaruka gushakisha rwose inshinge muri bya byatsi. Atazibuzega, arashaka araheba rwose. Aho umugabo abona rumwe, izindi rwose arazibura. Bigeze nk'aho yagatashye, aribwira ati, mama ndamuzi rwose, arantonganya rwose ndetse aranankubita. Reka nshiri ku bute rwose nzishakishe, nzishakashake. Rero ngo ubwo yiyongoye inama ngo ubwo yongotse ubwenge. Umukaditazi ngo ubwo yongotse ubwenge sha. Ashinga ku byatsi rwose abiha inkongi, ngaze kuzishakira rwose, ngaze gushaka inshinge mu ivu rwose ngo nibwo ari bwazibona. Mbese ubwo yari kuzibona, erega ni yari ikizeze, yari ikibura buryo yari akaginga byahatari. Akabije cyane. Nuko amaze guheba, ataha yifashe mapfubyi. Nyina yumvisha uko byagenze, ararakara cyane, niko kumubwira ati, wacyo ntazi we, imifungo ibiri yose yishinge uyishyira mu byatsi. Ubu imifungo yose ibiri yose wayishinge mu byatsi rwose, hanyuma ujye wigira mu byawe. Wabaye wazishingaga ku kuboko kw'ishati. Ubu ntagihondagura. Dore ndajya kucyariza rwose isuka cyangwa nayo yite. George zisuka arayibatura rwose, aragenda yishimye kuko nyina atigeze amukubita. Aho muzi uko yabigenje. Bamaze kumucyariza, umukaritazi rwose umusa w'isuka yawitamitse ku mufuka rwose w'ishati. Kuboko kurashishimuka arashishimurira ucanye. Nyina amukubise amaso, n'ishati yacitse, atera hejuru ati, wanjijiwe, urabona ngo uraca umwambaro wambaye woka. Wabaye watwaraga iyo suka ku rutugu, cyo ntajya gucyura ingurube iri hariya hepfo mu mvumbura. George agenda ubwo, abonye batamukubise, abonye ingurube, yibuka ibitutsi nyina yamututse, niko kuyiterura no ku rutugu. Ya ngurube igira ugutwi, irakuha sha, irakuha rwose, iragukura. Noneho nyina amubonye, indura ayivuye munsi. Ati, wagipfuwe, ingurube yarinze yiguca ugutwi. Ureba iki? Wabaga waza kuyikurura inyuma yawe.
ntacyo uzimarira. Noneho ndahebye cyo najya kwa Veronica gutira inkono yo gutekamo inyama. George Baneti yirukubwo no kwa Veronica mu gacyamo rwose amaze gushyikira iyo nkono zikuntu yabigenje ahise atamikamo akagozi da rwose araza agenda yikurura inyuma ye rwose igikono ho gihojo igikono nacyo cyenda kumukibitsa inzira zose. Ageze mu marembo nyina mukubise amazi ati George we nibakore kuringa mu zindi nanjye nguringa ashwida nayo nunyigejejeho nkuyeho amaso sinzasubira rwose kukwakura. Ejo naziroka inyuma ku gasozi rwose kubera wowe. Nyamara nta mubyeyi ucika ku mwana we. Baca umugani ngo ubyaye ishyano araryosa. Bagiye kwira nyina aramubwira ati mwana wanjye ni wowe mfite wenyine, ni wowe nkunda, ntukababazwe nuko ngutuka, mba ngira ngo uce akenge mwana wanjye nk'abandi bana. None dore ngiye kugura umunyu n'urusenda byo gushyira mu nyama kugira ngo rwose zirushe kuryoha, usigare uncaniye ndatebuka. Nubona inkono igiye gukama ntaraza wongeremo utuzi duke, uramenye rwose ntushyiremo amazi menshi utaza kubishya umufu. Nyina amaze kugenda George rwose asigara ku nkono aho utagira umuriro wawe utagira umuriro rwose acicagiramo amazi make make muri ya nkono. Bigeze aho agira inyota nuko ajya kunywa divayi rwose. Debe ryari rya divayi ryari riri aho ngaho riteretse ku isanduku hamwe n'indi rifungurwa mu ndi uruhande rumwe. Amaze gufungura ngo anywe yumva umurango uratunguye ahagoroka bwangu rwose yibagirwa no gusigara afunze bya debe. Ajya gucurira amazi mabisi muri za nyama. Agarutse kunywa divayi asanga yashiriye hasi rwose, asanga yashiriye hasi yose. Atera hejuru ati ye baba we, noneho mama aranyica we. Aratekereza iki? Ubwo George Baneti yigira inama ati byiza ni ukubihisha rwose ntabimenye. Ntabwo abimenye pe. Nuko akorengera rwose ku mufuka wari we wivuye iyo yari iri aho hafi aho ngaho, ayinyanyagize ikiziba cya yadivayi. Yumvira umuginga sha afata ifa yinyanyagiza kuri yadivayi. Inkoko yarariraga rwose imwikanze irakokoza bati iyi iranyumvisha. Ayibwirana umujinya ati ceceka wandondogozi we twashi, uramenye utaza kubibwira mama tarako kireba. abaye akibivuga ayitera rwose bigeza gahoro rwose umuhoro w'umujugujugu ugeshizo si nyine karacuranguka. Abonye ayishe arataka ati baba we, none amagi rwose azarirwa nande we, reka njye kuyararira mu kigwi cyayo. Nuko Baneti ajya kubunda hejuru y'amagi ajya kubunda hejuru y'amagi. Nyina arabirashyira araza rero. Nyina arashyira araza rwose ati George uri hehe? Ati ndi hano mbundikiye amagi kuko nishe ya nkoko. Ngo iki? Wishe ya nkoko? Wayihoye iki? Yashakaga kundega kuko nangije ifu. Wangije ifute?
nahise mu kiziba cya divayi nari maze kumera. Wamenye divayi yose yari mu itabe. Ntabwo byumvikana. Mbega igihu cya Nyantango. Mana y'ijuru, noneho tugiye kuzamera dute? Dusigaye iheru. Dusigaranye amabaye butata we, dusigaranye amaso yo kurera gusa rwose dupfuye rupfu rubi rumwe rwose rw'imbwa zitungwa no kugondoza rubanda no kuyoboza inshuti. Nuko Nyamugore arasohoka rwose, ahira yashyize amaboko mu mutwe, ahetse amaboko ku mutwe rwose. Ubwo nyine aragenda, Nyaguhera ahagaze amwoma inyuma, baragendana da. Umugani rero tubagejejeho kugira ngo bashe kubashyira mu cyerekezo cyiza. Uyu mugani ni mwiza cyane wa George Baneti. Hari abantu bafite abana batumva cyane, barahari. Turabakunda rero, mwihore mudukundire channel yacu kugira ngo duhore tubakunda, kubashakirisha hirya no hino kugira ngo tujye tubaha inkuru nziza ziryoshye cyane zishimishije. Turabakunda, mugire amahoro y'Imana. Thank you.